Igitondo cyiza kuri mwese, igitondo cyiza ku bakunzi ba Ogira TV, igitondo cyiza ku banyarwanda mwese. Ni kenshi cyane tuvuka, tukavuka ku babyeyi, umugore ndetse n'umugabo, ariko tugasanga ku isi ugasanga ababyeyi bawe, ugasanga ababyeyi bari mu buzima butandukanye. Aho uvuka ugasanga ababyeyi bawe ari nabyo bavuga ngo harimo, reka dusubire inyuma gato, ari nabyo wumva ngo harimo abana baba baravukiye mu basanga iwabo banywa igikoma cy'avoka, cyangwa se uwo mwana akavukira mu gikoma cy'avoka. Iyo rero bashatse kuvuga gutyo, usanga iyo umwana yavukiye mu gikoma cy'avoka bavuga ko ari umwana wavukiye ahantu heza, iwabo bafite ubutunzi cyangwa se iwabo bakize. Ugasanga umwana nyine avutse neza, yize mu mashuri meza, yize mu ishuri ritandukanye n'irya wa mwana wavutse nabi. Kuvuka nabi rero, abanyarwanda benshi dukunze kuvuga, cyangwa se imvugo y'abantu ati navutse nabi cyangwa se navukiye ahantu habi, akenshi usanga ari nk'umwana ushobora kuvuka ugasanga nyina arahingiriza amafaranga igihumbi nacyo kitabatosheje, cyangwa se ugasanga nyina ari mu nzu y'uburushyi, ari nabyo kenshi bikunze kuba mu cyaro, cyangwa se ino mu mujyi wa Kigali ugasanga abenshi bavukiye mu nzu z'ubukode, aho usanga umwana avuka ndetse ugasanga iwabo ku munsi barya rimwe cyangwa se baranaburara. Ugasanga iwabo mu nzu babamo irava, bajya kuryama bakaba batega amasahani n'amasafuriya, nyamara umwe wavutse mu gikoma cy'avoka ugasanga abayeho neza nyine, nk'uko abenshi baba bavuga yuko yavutse mu gikoma cy'avoka. Ari nabwo rero usanga akenshi cyane no mu myigire no mu mashuri, usanga wa mwana wavutse iwabo bayahingiririza, bakora ikiyede, imirimo itandukanye, wa mwana ntabonere ibiryo ku gihe, ntabe yarya ngo ahage n'ibyo abonye ngo abe yabirya ahage cyangwa se ashire inzara. Mbega ugasanga wa mwana ahorana utubazo dutandukanye, ariko nyamara ugasanga no kwiga biramugora. Niko bigenda rero, ugasanga abenshi bacikirije amashuri yabo ntibayize neza, ugasanga umwana yiga nabi, ugasanga niba guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatanu biga, ariko ugasanga umwana yize guhera ku wa mbere nko kugeza ku wa gatatu cyangwa se ku wa kane, iyindi minsi ntayibonetse. Ukibaza impamvu wa mwana ataba yabonetse ku ishuri, ugasanga akenshi yasigaye mu rugo, bamusigiye imirimo yita kuri bagenzi be, ugasanga ababyeyi be bafite utundi twana dutoya yakagombye kwitaho mu gihe babonye akazi. Urumva neza ko uwo mwana ntabwo ashobora gukura neza nk'uko igihugu cyacu cy'u Rwanda kirinda abana batoya igwingira. Urumva ko uwa mwana byanga bikunde agomba guhura n'igwingira. Ariko kenshi ugasanga iyo amaze gukura, umwana yize, baravuga ngo umwana wanzwe niwe ukura, cyangwa se sindera ibuye. Ugasanga ni amagambo abanyarwanda dukoresha mu gihe umwana amaze gukura, abaye umwana w'umwangavu, uwo ni umukobwa, ugasanga umwana abaye ingimbi, uwo ni umusore. Nibwo rero usanga wa mwana akomeje kwiga muri bwa buzima bumugoye, ugasanga wa mukobwa ari kwiga muri bwa buzima bumugoye, ariko akageraho agakura, ugasanga yitaye ku babyeyi mu mirimo itandukanye, kubera no kutiga neza yajya kwaka akazi, ugasanga bamuhaye akazi k'intica ntikize, ariko kubwo nawe azi ko nta mashuri afite, cyangwa se yaba anafite amashuri yarize agatsindira amashuri, ntabe yahita abona akazi ngo abe yazamura ababyeyi be ngo abakure ku cyavu. Ariko abanyarwanda bakunze guca uwo mugani ati nyamara hari igihe uriya mwana azagukura ku cyavu. Ku cyavu rero akenshi bakunze kuvuga ko ari ku murimo mubi, cyangwa se kumukura aho ari akaba yageraho yaba yamugeze. Ni kenshi rero usanga aba bana cyangwa se uyu mwana baba baravutse mu buryo butandukanye, aho usanga aba bana baba baravutse barya rimwe ku munsi, ndetse na rimwe ntibabibone,
cyangwa se ugasanga aba bana bavutse iwabo bicara batongana bapfa ubusa, ubusinzi butandukanye, ubusinzi budashinga, ariyo makimbirane mu miryango akunze kubamo, ugasanga aba bana bakuze nabi ariko bamara kugera igihe twavuze haruguru cy'ubwangavu ndetse n'ubugimbi, ugasanga abana bagize icyo bigezaho. Ku mbuga nkoranyambaga rero hari guca umukobwa mwiza cyane witwa Miss Nyambo. Miss Nyambo ni umuntu wakunzwe cyane, agaragara akunzwe cyane, ari umukobwa mwiza ubereye ijisho, ubereye Abanyarwanda ndetse si Abanyarwanda gusa. Mbere na mbere burya iyo umwana amaze kugaragara, twavuze muri bya bice twavuze haruguru ko yamaze kuba umwangavu, amaze kuba ingimbi, ntabwo ajya kugaragarira igihugu, abaturage, yamaze kugaragarira ababyeyi be, kuko burya umwana ni amenywa imico ye imenywa n'ababyeyi be, uko ateye amenywa n'ababyeyi be, gusa ntabwo aba ari ku ijana, ariko uriya mwana byanga bikunde ababyeyi be baba bazi uko ateye ndetse n'icyo akunda ndetse n'icyo yanga, kuko 100% ndetse 5/5 uyu mwana iyaba mu rugo usanga uyu mwana akunzwe kumenywa n'ababyeyi be. Umwana yarakara cyangwa se yagira ikindi kibazo, ababyeyi bakaba bavuga bati ni ukubera iyi mpamvu cyangwa se umwana wanjye byamugendekeye gutya. Ari nabwo usanga burya ngo umwana w'umurizi ntakurwa urutozi, ni umugani Abanyarwanda baciye, ariko uwo bawuciriye wa mwana ukunda kwiriza. Wa mwana rero ukunda kwiriza, ari nabwo twavuze ko ababyeyi babazi imico y'abana, ariko wa mwana ukunda kwiriza usanga niyo afite ikibazo, hari nk'akantu kamuriye, agasimba kamuriye cyangwa se ababaye kubera kwiriza, ababyeyi be bavuga ko ariko yarasanzwe. Niho havuye rero uyu mugani ngo umwana murizi ntabwo akurwa urutozi. Miss Nyambo rero, Miss Nyambo tuvuze haruguru ko ari umukobwa ubereye igihugu cyacu cy'u Rwanda, ubereye ababyeyi be, akaba abereye ndetse n'umuryango muri rusange. Uyu Miss Nyambo akaba ari umukobwa wavutse, avuka ari umukobwa uvukiye i Kirehe, avuka mu 1999 amaze kuvukira hano i Kirehe. Uyu mukobwa yarakuze ndetse amashuri ye yayigiye i Kirehe, andi mashuri akomeza ayigira i Rusizi ndetse na Kayonza. Ibi bigo byose byo muri ikigo cyo muri Kirehe yakizemo, ndetse yiga no mu kigo cya Rusizi, cyitwa muri Rusizi ndetse na za Kayonza, aho uyu mukobwa ariga. Ariko byumvikana ko uyu mukobwa kuba mumubona gutya ubu ngubu akaba ari umukobwa mwiza ubereye ijisho, ni umukobwa ugaragaza inzobe ye. Bamwe mu badahuje igitsina, ubwo ndavuga abagabo, indimi bakazirabya ndetse ugasanga baravuga amangamburi, dore ko uyu mukobwa uko bivugwa ari umukobwa ujya ku mbuga nkoranyambaga ugasanga arakurikiwe cyane kubera ubwiza bwe ndetse n'uburanga. Uyu mukobwa rero Miss Nyambo akaba ari umukobwa wavukiye muri Kirehe nk'uko twabibabwiye, akaba yitwa Nyambo Jessica, ariko mu gakaritsiye yaratuyemo cyangwa se mu bakobwa bagenzi be cyangwa se mu gazina k'igitatirano akaba yaritwaga Eme. Miss rero Nyambo yakomeje, nyine murabizi ko tugira abakobwa bafite umuco ndetse tukagira n'abakobwa bagira imyifatire, bazi indangagaciro z'Abanyarwanda. Abangaba bakaba babita Miss. Ntabwo nk'uko ikinyamakuru Ogera TV kibabwira, kera tujya tubabwira tukabasobanurira byinshi bijyanye n'ikiganiro tugiye kubagezaho ndetse n'imvano yacyo, ariko iki kiganiro kikaba kihagarariye kuri Miss Nyambo. Miss Nyambo kwitwa Nyambo, mbere n'ubu ngubu hari abantu bakita aya mazina ngiye kubabwira, ugasanga umuntu abyaye umwana w'umukobwa amwise Nyampinga. Buriya kera umuco utaracika ngo ibintu abantu bagende bakandagira umuco, wasangaga umwana w'umukobwa witwa Nyampinga baravugaga ko umwana w'umukobwa ari we ukunze kuba yamenya imirimo yo mu rugo, akaba yagira imyaka 13 15, ari we ugomba kumenya imirimo yo mu rugo. Umubyeyi w'umugore akaba atajya mu gikoni guteka, aribwo nyine bavugaga ngo amukuye ku cyavu. Umwana w'umukobwa akamenya imirimo yo mu rugo, ugasanga yakubuye igikari, yagikubuye imbuga yayikubuye,
yakubuye, ndetse akenshi ugasanga bafite umuharuro ufite nka metero 60 cyangwa se 70, ugasanga ya mbuga yose wa mukobwa niwe uyitaho, yayiteye icyo bitaga indabo, dore ko kenshi cyane kera ngira ngo abo ndi bubeshye mujye duhurira muri comment niko twababwiye mu tunyomozi cyangwa se mutubwire ati ibi bintu nibyo, aho wasangaga uyu muharuro umukobwa yawukubuye yawunogeje yateyeho uturabo twiza cyane, bawitaga ngo ni urwandiko. Ngira ngo baravugaga ngo hano ni urwandiko yandikiye abasore ko hano hari umukobwa. Uyu muharuro niko wasobanurwa cyangwa se iriya miharuro niko yasobanuraga ko hano hari umukobwa. Ari nako byagenze rero muri kakarere ka Kirehe, uyu witwa Nyambo Jessica Aime, nawe yarafite byanga bikunde umuharuro yaharuraga, ndavuga aho yakuburaga kuko ni umukobwa w'umuco, dore ko byanamwokamye cyangwa se byakomeje kumugendaho, arakomeza agira umuco kugeza ubwo abaye Miss Nyambo rero ubuzima bwaramukubise, ubuzima bumaze kumukubita kugeza ubwo yavuze ati ibi ngibi ntabyo, reka ndebe uko nakura ababyeyi banjye ku cyavu, cyangwa se uko nafasha ababyeyi banjye, dore ko ababyeyi banjye kuba barambyaye bakanyishyurira amashuri, bamara kunyishyurira amashuri nkiga. Ibi ngibi ni ukwitanga bitanze, ajya gushaka akazi, ariko amaze gushaka akazi ntabwo yabonye akazi kakwiranye n'ibyo yize. Ariko burya baca umugani mu kinyarwanda ngo uyubuze ay'iburyo burya ngo ukama ay'ibumoso, ari nabwo abakristo bo bavuga ngo iyo uburiye muri Zaburi uhita ushakira mu byahishuwe, ntabwo ubura ijambo riguhumuriza. Yaragiye ashaka akazi, abona akazi ko muri resitora. Miss rero Nyambo amaze kubona akazi ko muri resitora yaragiye, ariko dusubiye inyuma gatoya, yari ataraba Miss kugira ngo mutumva ko yakoze aka kazi ko muri resitora ari Miss, oya, yari atarabona kuba yaba Miss. Namaze kubabwira yuko yaragishakisha akazi cyangwa se ari gushaka amashuri yashoje, ariko avuga ati reka nshakisha ikintu cyatuma ababyeyi banjye babaho, cyangwa se babone yuko batigeze bishyurira amashuri ubusa, nubwo ntarabona akazi k'ibyo nize, ariko reka mishakishije akazi. Hari n'abakobwa benshi cyangwa se abasore bavuga bati n'ubundi kuba naguma mu rugo ngana gutya ntahaguruka ngo njye gushakisha sinabona, cyane cyane abakobwa burya baba bakeneye amavuta, utwenda twiza. Buriya abakobwa bakenera kwiyitaho cyane kurusha abasore. Buriya abakobwa bakunda kuba babona akenda gake cyane kugira ngo abasore babe babareba. Uriya musore abe yavuga ati uriya mukobwa atahe, akaba yavuga ati reka ndeba uriya mukobwa ataha. Miss Nyambo rero amaze kubona akazi ko muri resitora, yabonye akazi bamutangiza inote y'igihumbi, cyangwa se akorera amafaranga igihumbi cyonyine. Kubazi kuba bateranya cyangwa se bajanisha, murumva yuko ari amafaranga 30 ku kwezi. Akazi Miss aragakora, amaze kugakora kagenda neza nyine, niko twavuga, kuko burya bavuga yuko akazi kabi, niko abanyarwanda bavuga, ndetse ni henshi cyane bavuga yuko akazi kabi kagomba no kuguhesha nakeza. Impamvu rero abanyarwanda bavuga yuko akazi kabi kaguhesha keza, udafite akazi nta bantu uba uri buhure nabo, ahubwo ubu kigategereje. Ariko iyo wabonye ka kazi tuvuga kabi kaguhemba amafaranga y'intica ntikize, iyo tuvuga amafaranga y'intica ntikize ngira ngo ni amafaranga n'ubundi ubu wabona utaguramo urukweto, utaguramo ipantaro, ari kugufashisha utuntu twa hafi na hafi dukeya, ariko akaba atakugirira akamaro. Miss Nyambo rero uko yamaze kubona aka kazi ko muri resitora, ni nako yakomeje kugira ibiganiro n'abantu batandukanye baganaga iyi resitora, cyangwa se bariraga muri resitora, babasha kuba bamugira inama imugejeje kuri ibi bintu byose afite, akaba ari umuntu wisasira ifaranga. Uyu mukobwa Miss Nyambo ni umukobwa mwiza cyane nkuko twabibabwiye, nkuko mumubona mu mafoto. Ni umukobwa upostinga ifoto imwe yonyine, inzobe ye itukura, ugasanga ireheje abantu benshi. Amafaranga ye ntabwo ayakura mu kazi akora gusa, ahubwo amafaranga menshi ayakura ku bwiza bwe n'uburanga, dore ko iyo afunguye urubuga rwe nkoranyambaga nkuko twabibabwiye, abamwandikira ndetse n'abamusaba inama z'ukuntu abigenza kugira ngo abe yagira inzobe imeze gutya y'inyarwanda. Iyo tuvuga rero inzobe y'inyarwanda,
aba ari inzobe, uruhu rwawe wavukanye ariko ukaba waravukanye ubwiza, amavuta yose wisize akagufata kubera ubwiza ufite ndetse n'isuku n'uburanga wavukanye, amavuta akagufata. Ntabwo ari ba bandi bafata amavuta y'imvangitiranye ngo bavange amavuta, niba wari igikara ube wahinduka umutuku cyangwa se inzobe. Hari inzobe ivukanwa, iyo nzobe wayisiga gikotoro, wayisiga amavuta asanzwe, wayisiga ka vaseline. Ngira ngo abacuruzi ba vaseline ndabamamarije, mwihangane, undi munsi muzampa akazi ko kujya mbamamariza amavuta yo kugira ngo abakobwa bisige, bagire uruhu rwabo, bagire inzobe nziza, atari bya bindi leta ihora irwanya, igihugu cyacu gihora kirwanya, ati niba ufite inzobe isige amavuta ajyanye n'uruhu rwawe kugira ngo we kuba waba nk'urundi ruhu, cyangwa se ube wakwishakira urundi ruhu, use nk'utari umunyarwanda, ugire inzobe ya kinyarwanda, ugire urukara rwa kinyarwanda cyangwa se agakara ka kinyarwanda. Hari abantu benshi bavugaga bati ni agakara k'akayumbo cyangwa se ni agakara kameze gutya, ariko ni agakara keza. Ari nabwo benshi abantu mwe banyarwanda banyarwandakazi mujye mukurikiza amabwiriza ya leta cyangwa se amawayiza ya leta kugira ngo mugendere ku mabwiriza igihugu cyacu tugenderaho. N'ayandi mabwiriza rero ni ukudushishiriza kuba twarwanya aya mavuta abantu bakunze kwisiga, ugasanga umuntu yihinduye uko atari. Mwagumana igikara cyawe cyiza, ukagumana inzobe yawe wavukanye, nk'uko Nyambo imugejeje kuri byinshi, ikaba imugejeje ku mafaranga angana gutyo. Miss Nyambo rero ubwo yabanje kuba yakora muri restaurant, nababwiye yuko restaurant yamuzamuye, nta kundi kumuzamura ahubwo akazi kabi kamuhesheje akeza, agera ku kazi keza, asa neza, ageraho yiyorosa amafaranga. Iyo umuntu yiyorosa amafaranga, aba ari amafaranga, ntabwo aba yafashe amafaranga ngo ayisasire cyangwa se ngo ayafate yiyorose inote, yiyorose ibiceri, ahubwo amafaranga mu rugo iwe aba ari amafaranga amaze kugeramo ku buryo ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa se icyo akeneye icyo ari cyo cyose akibona, atiriwe ahangayika ngo avuga ati iki kintu ndakibonane, cyangwa se ngo yirirwe afata telefone ashyiremo mega, ashyiremo amayinite, ahamagare cyangwa se yandikira abantu ku mbuga nkoranyambaga, cyangwa se yandikira abantu kuri WhatsApp ababwira ati nyamuneka nimuntabare, mpuye n'ikibazo iki n'iki, nahuye n'ikibazo iki n'iki. Oya, ahubwo ni wa muntu baba bahamagara we bamubwira ati wadufasha iki ngo tugere kuri ibi, ni iyihe nama waduha ngo tugere kuri iyi ngiyi. Dore ko Miss Nyambo igihe arimo ahubwo we ari ubufasha basabwa, cyangwa se ari inama agenda agira abantu kugira ngo bagire icyo bageraho, cyangwa se bagire aho bagera nk'aho ageze. Ni nacyo abanyarwanda bashishikarizwa kuba wagira icyo ugeraho nawe ukagira icyo ugeza ku bandi. Ari nabwo bavuga bati aho kugira ngo uzigishe umuntu kurya ifi, ahubwo wagerageza kumwigisha kuba yakwirobera ifi. Ni ikinyarwanda kugira ngo abanyarwanda bacyumve neza, aho kugira ngo umuntu wifuza ko yahora agusabiriza cyangwa se aho uri wawe asabiriza asaba ugira ibyo umuha, ukamuha umufuka w'umuceri ejo washira kwa mundi, ahubwo wamushakira akazi, kakazi kakaba kamuhesha wa muceri yahoraga agusaba, kuko niyo bigeze nawe ageraho akagira abandi afasha. Ari nabwo rero Miss Nyambo ku mbuga nkoranyambaga nta kindi kintu, iyo afunguye urubuga nkoranyambaga kubera ubwiza bwe, abantu bahurira ku rubuga nkoranyambaga, aho usanga ku mbuga nkoranyambaga iyo afungura urubuga nkoranyambaga rwiwe mwisamwe cyangwa se abiri akoresheje abakurikiwe n'ibihumbi 800. Uyu ni umukobwa mwiza ushobora kureba nawe ukavuga uti kumureba byonyine birahagije, cyangwa se kuba navugana nawe ni ibintu bihagije. Ubu ngubu akaba ari umuntu ukirigita ifaranga. Umuntu wabyumva neza yabanjije gukora muri restaurant, amaze gukora muri restaurant ahembwa inote y'igihumbi aremera, ariko kubera ko ndagira ngo mbwire abantu bose bafite akazi nk'ako Nyambo cyangwa se Miss Nyambo yakoze, Jessica yakoze, cyangwa se Aime, aya ni amazina ya Miss Nyambo. Ndagira ngo abakoze aka kazi kose mwumve yuko akazi kabi kaguhesha akeza. Nta kundi rero akazi kazaguhesha akeza nuko uzicara muri ka kazi ukora
umukiriye naza umubaze uti ese ntaho wandangira akazi ko aka kazi katambere cyangwa se kampemba aruta aya ngaya, wenda mpembwa 30 kandi mba mu nzu y'ibihumbi 25, mba mu gashamburete ka 25, ariko undangiye akazi nabasha kuba mu nzu imeze gutya, murumva nsagura 5 nkoreshamo amateke, ugasanga wa muntu ari mayinazi. Rero niyo mpamvu bababwiye yuko Imana ikura ku cyavu Miss Inyambo bikaba bimugejeje igihe akirigita ifaranga. Yabanjije kubakorera 1000, akorera 30 ku kwezi, arazamuka agera aho yisasira ifaranga, ubwo yaramaze kugira akazi keza, none ubu ngubu ageze igihe akirigita ifaranga. Uyu Miss Inyambo rero akaba ari umukobwa, nkaba nsaba abakobwa bose kuba barebera kuri Miss Inyambo.